mukomeze mugubwe neza abakunzi ba Gisenyi komisiyoneri. Uyu munsi turi hano mu Buhaza, muri kubona ko turi ku muhanda ahantu heza. Hano imbere gatoya niho hari Ineza moteri, hano hepfo gatoya niho hari amashuri ya Buhaza. Muri kubona ko turi ahantu heza cyane, neighborhood hano yarazamutse ku buryo butangaje. Hano hantu nawe rero wahatura ku mafaranga makeya bitakugoye, mbese nka Gisenyi komisiyoneri tubigufashamo. Uyu munsi rero bazaniye ni kino kibanza, iki ngiki kirimo amabuye ku buryo kubaka nako kanya, mitasiyo nako kanya, ndetse hano hantu ntabwo hakugora kuko muri kubona ko turi ahantu heza cyane. Rero ngwino wigure hano hantu. Ikindi kandi hari ku mafaranga makeya cyane, kuri miliyoni 14 zirimo ibiganiro urazizana tuguhe hano hantu. Mbese twandikira Gisenyi komisiyoneri twe twagufasha kuba wahatunga mu buryo bworoshye. Ikindi kandi muri Gisenyi komisiyoneri tuba twagufasha muri serivisi zose zijyanye n'ubutaka. Mbese serivisi zose zijyanye n'ubutaka turagufasha kandi ku giciro cyiza cyane. Twandikira nka Gisenyi komisiyoneri twe twagufasha. Duhamagara kuri izo nimero. Ibihe byiza, turabakunda cyane.